mbona abantu babaza Migi cyane ariko twagira mu Musanze nabyo ni cyayo ni abantu barati Migi yatangaje iki yavuze iki Migi ntabwo yatangaje yafashwa akora iki. hanyuma ikindi ni amajwi yumvikanye ya Mugiraneza Jean Baptiste Migi ngo arimo arafasha ikipe ya Kiyovu Sport gutegura match ya Musanze. hari ijwi ryagiye hagaragara avugana n'uwo bita Bakaki Shafik yugariro ikipe ya Musanze umugande amusaba ko bafasha Kiyovu Sport gutsinda match. yarabaye nsko Bakakazi Kinyarwanda Bakaki yavuze ati genda umusiramu ndi mu gisibe abya ngo ni Swam muri Swam ntabwo yakiki Swam. so iryo jwi ryagiye hagaragara dushobora kuryumva ibere kumva iryo jwi cyane ijwi yakanze mukanya mbese virusi yaririye ndibakinire kandi bakinire mwumve uko bimeze kureho gatoya uko bimeze agabanye iyo bed mwumve Migi aganira n'umukinnyi yamusanze FC mbere ya match yamusanze na Kiyovu. Migi n'umutoza wungirije muri Muhazi ariko yakiniye Kiyovu Sport yamubwiraga ko ngo afite n'amasezerano yo kuzatoza Kiyovu nitamanuka. Urumva Shafiki ndikumva mfite pre-contract ya Kiyovu ya next season nzajya kuba coach muri Kiyovu. Subizi ko nari ngiye no kugutwara muri Muhazi. Sasa ntabwo najya gutoza muri Kiyovu yaragiye deuxième division. Kandi urabizi Kiyovu turi gukora ibishoboka byose kugira ngo igume muri Premier Division. Uramfasha ikirere kandi umwaka utaha tuzaba turi kumwe. Subizi ko njye najya mbeshya wa mugabo we. Ntabwo njya mbeshya wa mugabo. ndikumva goja ndabizi. Uramfasha iki rero kandi urabizi Drogba si mukunda. Urabizi ibintu yankoze. ndabizi nanjye yankoze ibintu. nawe icyo yagukoze urabizi. Yego none uramfasha iki wa mugabo. kocho urabizi turi mu kifungo. Yego turi mu kifungo. so ntago mbizi ikintu ngiye kugufasha. ko ebana sinzi ikintu wamfasha. ndashaka kuvugana nawe navugana na Shaurini. Gasongo ntabwo agikina ariko azakina. Gasongo we ni inshuti yanjye we ndamwizeye 100%. ubwo rero sinzi ikintu mfasha wa mugabo. ikibazo ni ikifungo Swaumu. ntago twirirwa turikina ryose. Songo siniya waramwizeye njye nyine gufasha abantu bumve context. uyu ni umutoza wo mu cyiciro cya mbere ariko wungirije muri Muhazi. arimo arabwira umukinnyi wa Musanze FC ko amwifuzaho serivisi n'abandi ba defenseri n'umuzamu abamufashe kugira ngo Kiyovu itsinde Musanze Musanze noneho Kiyovu ntimanuke. akemerera umukinnyi ko Kiyovu yamwemereye imbanziriza amasezerano ko mwaka utaha azayitoza. so akavuga ngo ntabwo nzatoza ikipe yamanutse, mwamfashije ukambwirira Shauri n'umuzamu wa Musanze, ukambwirira na Gasongo twe ni inshuti yanjye ati nabyikorera. ati kandi urabizi ko Drogba bavuga umutoza wungirije wa Musanze FC. urabizi ko Emorora Jafet barabanye Migi yatangire kariyeri yo gutoza muri Musanze. ariko iyo kipe yamuhaye opportunity yo kuba umutoza, niyo kipe nyine ashaka ko imanuka mu kimbo cya Kiyovu. iri turivuga nk'inkuru yoroheje kubera ko Musanze rero ryarangiye yitsindiye Kiyovu ibitego 3-0 kandi ryamenyekanye yakiri kare kipe gakumira.
ariko urabyumva neza ko operation yo kubona amanota kwa Kiyovu binyuze mu gutegura abakinnyi ba Musanze bitsindishwe urumva ko yari yakozwe yanogejwe ikozwe na Migi utari muri Kiyovu uyu munsi uri muri Muhazi nguko uko umupira umeze ngurwo urwego turiho ibi ni ibintu byagarutsweho cyane umukuru w'igihugu yabivuzeho ibintu byinshi Rwanda Premier League yashaka ibimenyetso yarabuze bizagenda gute namwe mwe mubiganiraho gake gake ngira ngo ntabwo ndi byinjiremo cyane igihari aya majwi n'aya Migi nawe arabyemera arumvikana bari ya Migi ntabwo abihakana ntabwo yavuga se ko ari AI ubwo rero igisigaye artificial intelligence inzego bireba z'umupira n'abandi babiganireho akantu kababaje njye mbonamo uretse kuba ari fixing bitanemewe bigomba no gukumirwa uvuga ngo Muhazi Migatoza nayo iri kurwana no kutamanuka kuko ifite amanota 23 nayo iri mu byago Kiyovu ifite 18 ariko ari gutegura bivuze ngo igihe Kiyovu yabitamanutse birashoboka ko Muhazi yamanuka muri uwo mwanya kandi iyo Muhazi niyo Migatoza no ngo aho kugira ngo Kiyovu imanuke Muhazi Migatoza yamanuka none nyuma yo kwimanura akajya kwitoreza Kiyovu yamaze gusinyamo pre-contracting utabibu igituzi ku rwego rwe sabye imbabazi rwose dukwiriye gutegura nk'umutoza uzaba mwiza dufate ishusho y'abatoza bacu mu Rwanda byakugora ko Migi buriya Migi biranagoye ko bambwira ngo uyu nguyu ngo ni mwiza ntibishoboka ntaba muri ruswa n'iby'amarozi n'amarozi kandi ngo iyi shusho ya Migi irakwereka muri rusange abatoza bacu dufite yaba yariza ari umurisansiye yaba arakina umupira ku rwego rugera he iyi shusho ya Migi niko bose basa biragoye ko Migi muri kariyeri yarimo y'ubutozo ukiri mutoya yazatekerezwaho muri APR ahubwo se icyo mbaza nk'ubwo ngubwo dufate n'urugero nimba ashobora guhamagara kwegura telefone agahamagara Musanze ategurira Kiyovu atari match yibaze ari match nka Muhazi yahuye na Kiyovu kandi Kiyovu ari yekene nurushabana kandi bazahura uruba ko afite amasezerano ariko ibi nabyo nakiza byo mu mupira ntuza nk'umuntu wo muri Kiyovu simvuze izina runaka ashobora kumuhamagara ko tugiye gukina Musanze uri umuntu wabaye Musanze uri umuntu wacu hano ku Mumena twanakwiza rwose ko tuzanaguha akazi uko simbona Kiyovu itekereza umutoza uzayitoza umwaka utaha itanazi naho izabiri wivuga ibintu bitandukanye we yivugiye ngo yewe mfite imbanziriza amasezerano ahubwo kugira ngo ategurire abantu mfite imbanziriza amasezerano ya Kiyovu nzayitoza bitandukanye n'ibyo kuvuga ngo dufashe imusanze oya nago nyumvise umuntu wamuhaye iyo mbanziriza amasezerano cyangwa se wayimwemereye ashobora kuyimwemerera kugira ngo abafashe gutegura iyo match Musanze ariko inkuru si kuba Migi yagira ahurira na Kiyovu turabizi ko ari umwana wa Kiyovu oya kwihamagarira kucyahamagarira Kiyovu nyine nijyo ndimo nkubwira nitaba yamwemereye kontra ashobora kugira ibyo yifasha nk'umuyovu nk'umwana wayo yareze ntago yifuza kuyibona imanuka icyo ibya kontra bije ku ruhande icyo tureba hano uyu munsi nuko ibyo arimo avuga bidakwiriye mu mupira nka Migi wakinnye umupira motivation iyo ari yo yose ubaho ufite wikitegerezo ku bana batoya kandi uyu munsi niwe uri muri zo maguyi nakuvuga ngo uyu munsi turabyemeranyaho tubiziranyeho amatelefone y'ababa mu mupira babandi twita ko ngo bazi umupira ngo bazi gutegura ngo bazi iby'umupira harimo byinshi ibyo byo wenda hari ibigoye kuvuga ngo uyu munsi urabirandura kuko usanga ari umuco ngira ngo n'ahandi bibi cyane by'umwanda amajwi nk'aya twarayumvise si ubwa mbere hano mu Rwanda twarayumvise Mazimaka ari muri Gasogi twarayumvise Gatera Musa sinibuka bamuri kodinze twarayumvise umutoza wahoze muri APR Rubona ari Rubona yavuga iki yavugaga we ngira ngo nibyo abarozi niba nibuka neza ari muri APR twarayumvise ni menshi ari n'umuzamu niba ari umuzamu wa Etoile de l'Est oya no defense ni Didier umwata aha Didier yari umwataka Didier yari umwataka ze yari umwataka yari umwataka rwose yarambwiye ati ngewe kuba narajyaga mu ikipe ya Etoile yahuriye arambwiye ati se warakinye kuko arambwiye ati ngewe uwitwa Peter Baravo twavuga tumeze gutya dusimburana
amajwi hari n'uwa Muhanga niba ari umuzamu wa Muhanga nawe hari amajwi yumvi amajwi amaze kuba menshi so ikigaragara ni umuco uhari muri rusange wananiwe gucika ukwiye gushakirwa igisubizo gifatika sinzi cyo kizakorwa kubirandura sinzi kizakorwa kugira ngo biranduke migi ni urugero rumwe nk'izindi zose twumvise cyane sibyo nta gishya ubivuze ngo n'abandi bashobora kuba ariko bakora tutarumva amajwi yabo kuko amatelefone abahishe byinshi ariko realite ihari n'imwe nuko umupira wacu uracyafite ibibazo bigomba gushakirwa umuti urambye sinzi n'umusifuzi nigeze kumva amajwi ye murabyibuka nyuma y'iyi match n'amavu nabonye habaye imvururu nyuma y'imatch ihe yamusanze na kipe cyo iyi match igihabwa Cucuri wese ubona ko ababirivingaga mu bintu byinshi ku musifuzi ibyo byari bigiye ku ruhande ubwo byari bisigaye ari mu kibuga rero ku bakinnyi ko Cucuri we ntabwo yagombaga guca urubanza ko ikipe imwe yagombaga gutsinda indi ibimerita noneho Musanze ikibyumva nawo icyumva ayo majwi match itaraba ubwo bakoze uburinzi bukomeye navuga iki biteguye Kiyovu neza kurusha bayiteye mpaga rwose 3-0 hari ni 3 najyo ni 2 ni 3 kandi yahushije na harimo no kwihaniza tansere masengo harimo kwihaniza ngo general ikindi kintu twatekerezaho nanone ese imbaraga general yazanye nizi ko buri match hano general imbaraga general yazanye zo gutuma Kiyovu ariko Kiyovu hano general arimo amanota arimo rwose adasa neza byaragaragara buri match isiga amagambo nka match ya Marine ho Kiyovu yararengana match ya Marine nta cyabayemo kidasanzwe twarebye ibitego tubona ari ibisanzwe wowe reka nkubwire ushobora kubona jone za kabiri ukavuga uti zaharizo ariko iya mbere yatanzwe itari ngombwa wari umurongo wo kugira ngo haze kuboneka ebyiri ubu general yijeje abayovu kutamanuka kubera iyi nzira ariko ibintu byahise bikomera ubundi ugamajwe akijya hanze nk'ubuyobozi bw'ikipe ya Muhazi ubundi byabatengushye cyane ibyo baba byumva gute ubundi Perezida Muhizi bahataniye umwanya nironje sorry nabo bahataniye umwanya na Kiyovu wo kutamanuka nabo bari none se sibo batakaga bavuga ati misifure umuntu twari ine iyo dusifure biba bimeze nabi bamaze kumana inshuro ebyiri kubera izo mpamvu bivuze ngo Muhazi nayo ni safe ifite 23 none bafitanye n'umukino na Kiyovu batewe na goli ejo bundi ibitego 2-0 naho goli nayitinye ngo baremera baravuga ati none batsinzwe neza ntacyo dushinza yaturushije cyane uwitwa Migi binjiye muri match iraferi yari yararangiye kera ari amajwi n'aya mbere rega n'aya mbere ya match cyane ayo kuwa kabiri cyangwa kuwa gatatu match zo muri birumvikana ahubwo Musanze ikibimenye Migi ntiyabahamagara bari muri lokali ndi kugerageza nimero ya Perezida Muhazi numve ronje icyo bivuga none se MC Traoré turamubaza uyu mutoza wungirije yagomba kugira icyo bivuga urimo gushakira Kiyovu amanota kandi nawe ari mu bibazo uyu ni umukozi we MC Traoré yego ushinzwe itangazamakuru muri Muhazi media officer rwose niba umutoza we bari mu bibazo bwo kurwana no kutamanuka ariko umutoza arajwe ushinga na Kiyovu arimo gusabira amanota Kiyovu azatoza Sezestan ibintu b'inyarugenge ni ibindi Migi ubona ngiye kare ewana yambwiye ati ibintu biradutunguye kandi biranatubabaje ariko nta kindi kintu kidasanzwe officiel twabivuga nta nama ngo barakora nabona nayo opposition yahaye The New Times nta nama barakora nta nama barakora ngo biganireho abatwe tugiye gukurikirana ibyo bintu kuko nimba ari ibyanyabyo arumva sijwe atari irye so wenda uramushaka numubona wenda araza kugira icyo atangaza nawe nsoma inkuru ya bang umugira neza Migi yateguriye Kiyovu Sport ngo itamanuka igisibo cy'abayisilamu gikinga akaboko uziko ibi bintu byarubona nshaka kuba ntarabimenye jewe umuntu aravuze ati icyo gihe amajwi yarubona yavugaga ko uwari umutoza mukuru ni Zari Kamfiri wa peri nta kigenda atatangaga amafaranga ngo bategura amarozi bajye mu bapfumu umutoza bigize umwuga mu Tunisia bamubwira uti ibyo byo bapfumu ko ibi bihugu by'ibiswa bidatanga umusaruro ko ari byo biba mu bapfumu
kandi ntibigire aho bigera urumva ko umunyamisiri abanyamisiri nk'abanyaburayi n'abanyatunisiya n'abanyarijeriya ahubwo se barabizi ko umukinnyi niba yakoze imyitozo yahawe ibyo asabwa azatanga umusaruro uramubwira ibyo bapfumu gute none se niba ryo bapfumu wagiye mu matsinda tukaba dufite ikipe ijya mu matsinda buri mwaka kuki se bitunanira kandi imbaraga tuzishyira mu bapfumu abanyatunisiya babona umusaruro kubera ko ibisabwa babitanze ariko twebwe ugasanga ngo urabona ngo rega ngo ntiwatsinda ngo utafite abapfumu none ko turya 5 by'abanyatunisiya ko turya 6 7 mugira neza ibikwiriye gukorwa sibyo dukora dushaka kunyura mu mwijima kandi dukwiriye kuba turi mu mucyo bwira Nizari ngo natanga amafaranga iki none abakinnyi bakomeye amakipe agura biki yakwizeye abo bapfumu akagura abakinnyi basanzwe nta mpamvu rero yuko igorwa na bafanganye irindi zana ba Omar nyingi kandi hari ba master koresha ba master bajye mu bapfumu utsinde kuko ufite abapfumu abo bapfumu bazashaka ikipe itsinda ikomeye ngo ni abapfumu baroze ariko wamugana iyo ngingo irakomeye iyo ngo Afrika yaravumwe rwose ifite iyo ngingo irakomeye ubundi kuki wajya guhendwa wagakoresheje abo ufite ahubwo babapfumu bakakongera cyane urahendwa n'abakinnyi biki ntujye kuzana umukinnyi ukomeye niyo mpamvu umunyatunizi utamubwira ibyo bintu arabizi ko niba abakinnyi aribeza bafite imyitozo ihagije feye ngo ifashe ushoboye nayo ngo ni nka preparation donc ni nko umva ikinyoma kirari aho niho ikinyoma kirari feye zashaka ikipe yaguze neza ikomeye ijya mu matsinda Rikari ndakumva urumva ubwo buswa bukomeye cyane iyo ni imyizerere ubura abakinnyi bakomeye ya giswa ubahembe bihenze noneho uzana abaferi yenze umukinnyi wajya kandi urya 5 bya Tunisia itazi ibyo bintu idashaka no kubyumva icyo mbaza ni kimwe ibi bintu ntago byaba penale penale gute oya nta cyaha kirimo mu byo yavuze na kimwe ntigeze amubwira ati ndaguha amafaranga ya ntigeze amubwira ati biragenda bitya ibyo byo ni iby'umupira ni icyaha cy'umupira ariko ibyo kuba penale byo nta cyaha kirimo mu byo hari ibindi ntumvise ariko mu byo numvise ndi kuvuga nk'ubu ngubu reka tureka kubitwara mu buryo busanzwe bw'amategeko cyane cyane asanzwe reka dutware no mu mupira awisho yuko wenda tuvuge nka federasiyo cyane cyane muri komite ya disipurine hano hantu hatavamo impamvu yatuma umuntu wenda tuvuge ahagarikwa ibyo babisesengura ariko ibyo nibyo nakubwiraga siyo majwi ya mbere twumvise kandi ntawe twumvise ariko kuba atari ubwa mbere nibyo nkubwira ntawe twumvise yahagaritswe mbere ariko si niyo mpamvu bikomeza kuba atahera ku niyo mpamvu bikomeza kuba urashingira ku ki wowe ubwawe nta tangazo nta mabwiriza wigeze ushyiraho urahera ku cyo uvuga ngo uragiye guhana Migi kandi guhera kuri barubona tuvuga ngo n'amajwi yawe arahari n'uyu munsi arahari ariko none se ahubwo wowe ikindi nababwiye mutibuka perezida w'igihugu abivuze inshuro zigera kuri 4 nyakubahwa siyo nomero ya mbere mu gihugu ntibyahindutse none se ahubwo banza wibaze kuki perezida avuga ibintu ntibihinduka nta kintu n'uw'imuhanga abivuze inshuro 4 ari uw'imuhanga bafunze yabivuze Jean Lambert Gatara y'umubaze 2013 babuze icyaha baramurekura harya Didier yavugaga abandi nta muzamu ko bamusanze muri dressing room ari Didier nta muzamu w'imuhanga bafunze yarafunye se yes akurikiranweho ngo ruswa si ni Ropari ngira ngo ni Ropari byarangiye ngo babuze icyaha bamurega oya kugeza ubu ngubu nta kintu federasiyo yigeze ikora byari byo ngo ufite amategeko adoze ufite amabwiriza ikipe nka Muhazi niba ntacyo bagakoze statement ubundi nimba ntacyo bitwaye abantu bazakomeza kubikora cyane nyine none se bakomeza tubishyigikire nta gishya gihari kiruta ibyarubona abantu bagahereye kuri nyine kuri ibi nta gishya gihari kiruta uwa Etoile de l'Est nta gishya gihari cy'amajwi twagiye twumva tuzakomeza no kuyumva twebwe icyo dufasha ni ukuduha ishusho y'umupira wacu twikirigita tugaseka ariko wubakiye ku musenyi ariko buriya unasesenguye wumvamo ibintu bibiri wumvamo nyine uwo mwanda uri mu mupira ariko wumvamo n'urwango ruri mu mupira ntabwo abo bashyize hanze amajwi ari ukuvuga ngo bafitiye mu mupira bagira ngo ayo makosa akosoka
ni ikibazo Drogba na Migi bafitanye bapingana turamurikodinga tumushyire hanze urimo urabyumva akenshi amajwi ajya hanze muri uwo murongo urwango si uko na Drogba ugiye muri telefone yo utasangamo wasangamo ibiri inyuma wenda yibye cyane ariko urwango ushatse ibyo yivugiyeho Karenzi wagira ubwoba wasanga biri inyuma y'ibyo cyangwa binabiruta wasanga nanzira wenda Musanze nayinyuramo yeseka ni bya bindi ni ya teori ngo ufatanywe igihanga niwe bari umujura uyu munsi mu Migi niwe mujura of course sibyo ariko no muri kodinza arabizi ko ariyo nzira nawe nuko ariyo nzira shaka mu manota Karenzi nibyo babamo uyu munsi nibyo babamo sibyo tureke kwimagine uwafatiwe mu cyaha n'Imigi twe gutekereza ngo kuba bamurikodinze ni uguhangana ubundi kuba bamurikodinze birafasha iki umupira w'u Rwanda n'ishusho ugomba kwerekana nicyo kintu twakarebye ese ubundi kuko nibyo kuko kuba ko ngo navuze nabyemeye ibibazo byo barabifitanye kuva no muri champion ishize urabizi ko bageze n'igihe ngo hurira no kuri bench bikaba ibibazo ibibazo byabo rero ni kuva kera uretse ko na performance ya Musanze umwaka ushize abari kumwe na Migi ntago bari kujya muri position yo gutandukana na Migi ariko nta kibazo gihari ari ikibazo gikomeye byabayeho guhitamo hagati ya Migi ndetse n'utwa Drogba ubuyobozi witamo Drogba icyari cyo ni kimwe ngewe mu byange mu byemere still n'ubundi abantu bari muri yo disciplinary committee cyangwa se bari muri yo committee ya discipline cyane cyane muri federation even na Rwanda Premier League ni ibintu nyine byangiza kamba urugero rworoshye rutari ngombwa uyu munsi twari twumva hari ikipe yahanwe ko yagaragaje ikimenyetso cy'ibyo bapfumu uyu munsi urugero Tanzania iyo winjire mu muryango utabyemewe baraguhana ikimenyetso cyose uzakora kigaragaza ko n'urugero n'aya majwi bayumvise bo baguhana kuko iyo ni ibintu basetse bakimuye hakiri kare birangiza ariko nabo bagiye kubikora bigeze bikabije derby yasubitswe kubera ibintu nk'ibyo n'abapfumu nibakoreramo imyitozo ikibuga bazaba bakiruza imodoka ya Yanga ya Simba ngo irimo abapfumu ibintu biri aho ngaho biciriritse cyane urumva bagiye gufata iyo myanzuro naho ari aho bigeze ibyo rero birasaba ngo Ferwafa ishyiraho amategeko ajyanye nugaragaraho ruswa nugaragara ibyo abapfumu ugomba kubihanirwa so ubwo nibyo rero kuri Migi ndetse n'ikipe ya Musanze ubwo twitegure ko tuze kubona statement ya Muhazi Kigali nk'iyo match wenda twanakayivuze tweviraho rimwe ya Kiyovu na Musanze uwo muntu abo bantu babiri bari kuvugana kuri telefone umwe yitwa Mugiraneza Jean Baptiste Migi mana we ni umutoza wungirije wa Musanze nani wa Muhazi ariko umwaka ushize yatozaga muri Musanze ntabwo yongereje uwo bavuganaga n'umukinnyi witwa Shafiki Bakaki ni umudefanseri w'ikipe ya Musanze ndetse ari no mu batsinze ubwo Musanze yanyagiraga Kiyovu ibitego 3-0 birumvikana Migi arimo aramusaba serivisi aramubwira yuko umwaka utazaba ari muri Kiyovu kandi azamutwara mfashe amanota kubera ko umudefanseri n'umugardier uko mubyumvise avuga ko yashaka kuvugana na Shafiki Bakaki ukinana na Gasongo kenshi muri Axe we na Gasongo akavugana n'umugardier Shaurini batatu bafite ubushobozi bwo gutsindisha ikipe pe Shaurini ni umunyezamu wa mbere wa Musanze Gasongo ni umudefanseri ukina muri Axe ukina na Shafiki Bakaki niyo mpamvu rero abo batatu uwe yashakaga kunyuraho ariko anyura ku musilamu uri mu gisibo arambwiye ati ntabwo bishoboka biranumvikana ko nawe muri kodinze ahita ashyira hanze n'amajwi ukuntu byagenze reka duhere ku kintu kimwe aba bantu twabavugishije bombi nyuma y'ahangaha ko bagira icyo babivugaho njye navugishije Shafiki Bakaki mpita numva ko ari no kundi kodinga nanjye ariko nta kibazo wowe kuba yakuri kodinga nawe se ko washaka kumuri kodinga ariko ntabwo namuri kodinga ntabimubwiye ahambwe ati ntabwo mbivugaho rwose nta nubwo ndi hafi ahanga nta kintu navuga Hitimana wavuganye na yari wowe ahita kupa Hitimana wavuganye na Mugiraneza je navuganye na Mugiraneza Jean Baptiste Migi ndamuhamagara Migi uburyo yanyitabye ambwira ati
ngo ariko ngo ngo i Kigali ngo mwanyihaye ngo ahantu hose ngo mwanyihaye baramubwira uti ndavuga rero Migi bino bintu biri hanze hano abantu bose twese twumvise ko ari wowe kandi twebwe iyi nkuru turayikora genda shaka verisiyo yawe utubwire urabivuga iki nushaka kubihakana ese ni wowe cyangwa nushaka kunabihakana niba atari nawe cyangwa bakoze cyangwa se wenda ni AI urabona bango AI Migi gihe cyo yambwiye ati hajabo bati iyi ni artificial intelligence ngo Drogba ngo urabizi si mukunda ibintu yankoze ngo ibyo yankoze ngo nanjye hari ibintu yankoze Migi gihe yambwiye ati n'icyagiye cya vision hiti ihangane ntago byakunda none se yemeze ko ari artiste muganira namwe ni Migi none se ni wowe aravuga ati bro ntabwo meze neza mu mutwe reka nduhuke urumva ikiriho nge ndabane Migi ibi bintu abantu bazi ko ari wowe gira icyo bivugaho bwa gatatu aravuga ati wapi ntago byakunda ntago meze neza mu mutwe urumva okay twe tugiye kubivuga rero ntiyongeye kugira ikintu mvugisha amakuru namenye ino audio yagiye hanze ubundi gute nababwiye ko kwa kane nibwo bavuganye bano bantu babiri uko nabikuruye mbikura filiya za Musanze then uyu mukinnyi Shafik Bakaki niwe wafashe initiative ngo afata audio niwe wabitanze ayishyira team manager kwa gatanu team manager amwemerera yuko itari bujye hanze mbere yuko match ngo match bube nta kibazo kugira ngo hatagira nizo zazagaragaza ziza mbere yuko match batiyicira match ubwabo ni nyuma ya match baranamureka arakina none aratsinda n'igitego niwe wafashe initiative yari kodinze Migi aranabitanga ikigaragara bashobora kuba bari babyiteguye bari biteguye urumva Shafik arimo arasoza kugira neza nta nubwo yahamagaye kuri WhatsApp yahamagaye ko risanzwe Kanyarwanda ako Migi nawe sinzi impamvu kuko ibi bintu bimubayeho kabiri oya urumva ari no muri aperi cya gihe cye na Mazimaka muvuga abwe ati mugira neza ibintu by'umwanda urimo tinushaka kubireke ati kuko igihe kizagira tugushyire hanze urumva Shafik akagashobora kuba ari agace gato yafashe yari kodinze wenda yumvise Migi atangiye kumunegosiya Migi umutoza wungirije wa Muhazi gusaba Shafiki ko Kiyovu itamanuka abantu bibica ku ruhande icyo yasabwaga nuko Kiyovu yatsinda nuko umudefanseri wa Musanze yakwitsindisha Kiyovu ikabona amanota kandi mu magambo make hanyuma umudefanseri wa Musanze season itaha arangije amasezerano y'u Shafiki akazakinira Kiyovu Sport izabitozwa na Migi nkuko yamubwiye ko afite pre contract ikindi ariko na Migi turamuzi Migi ni umuyovu nawe arabyemera ariko yakubwira ko ibyo ya kabiri yari yape nge rero reka mbabwire ukuntu ibi bintu numva bimeze Kanyizo tumaze hano mwakiriye umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha aravuga ati nta bimenyetso tujya tubona n'aya majwi ntabwo ahagije ngo abe ikimenyetso ntabwo yagenderaho burya mu rukiko umuntu amajwi arayihakana ariko yaba ayo majwi yagutungira urutoki rwaho gushakishiriza icyaha gukora iperereza turasaba ko iki kintu cyo kuvuga ngo match fixing ihora ivugwa mu mupira w'amaguru w'u Rwanda twayiburiye ibimenyetso cyacika ntituzongere kucyumva aha ndabivuga mu nzego ebyiri eshatu actually ubu tuvugana ngiye ku giti cyanjye kuri izi mikoro ndasaba Ronje umuyobozi wa Muhazi kwirukana Migi icyo ni ikintu cya mbere nsaba kubera ko ntabwo waba urimo umwirukanisha ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu 2025 saa 9 z'amanywa i Nyamirambo Kiyovu izakira Muhazi none ubwo umutoza wa Muhazi uvuga ko afite pre contract ya Kiyovu atifuza kimanuka Muhazi nibiri well settled niba ariko nabivuga cyangwa niyo yabe yenda no kumanuka ibyo birabarenze umwaka utantahari Ronje saramwirukana niwe wamuhaye akazi ninde akamuhaye ese umuyobozi wa Muhazi niwe president umuyobozi wa Muhazi ni inzego eshatu gensaba mugira neza ubu tuvugana yakaba atakira umutoza urabizi neza Ronje niwe wahamagaye Migi aramubwira ngo ngwino ngo akazi oya ibyo byo nabambeshye n'ubuyobozi bw'intara se ariko mufite ijambo oya si umuhemba se ashobora no kuba atarifite nkuko Sunrise yirukanye Seninga
bikanga nyine clearinga to the point ninde se ubwo w'amakuru ufite utekereza ko ari inde kuko na polisi ejo bundi byavuzwe ko yirukanye amashami nawe biranga Muhazi se ko yari ibaye mu ma ekipe meza Ruremesha ari gukorana na Amurani uribaza uti kandi Ruremesha atarashwanye na Amurani byapfiriye kugira ngo Amurani agende haze Migi urimo urabaza ahubwo kugira ngo usubize ikibazo mbaje ni cyiza ariko duha amakuru Migi yoherejwe muri Muhazi kujya gukorera akazi n'abantu wenda ushobora kugira ibanga ni ibintu nibaza kugira ngo mumfashe ko byabonerwa igisubizo nawe urabyibaza nanjye ndi kubyibaza nge statement yanjye yari Ronje niwe wahaye akazi Migi kuki yirukanye ya Murani ese yamwirukana reka je nigumire kuri Ronje Ronje niwe nzi representant legal wa Muhazi United ni yirukane mugira neza kuko nibejo muri mu kwa gatanu bazihurira Kiyovu ikipe ya Migi umwaka utaha igahura na Muhazi yongerijemo statement yawe yatsindisha Muhazi bye statement yawe yizeye ko izaguma mu cyiciro cyane nibyo nyine ndi kuvuga oya reka dufate ko Kiyovu na Muhazi zigeze mu kwa gatanu ni kera 20 bahageze ari mbiri bibaza ngo ninde ugenda ninde usigara urumva ko Muhazi yahagarikwa Migi yayinyuramo akayitsindisha icyo cyatuma giye nimusabira kwirukana urwego rwa kabiri nsaba ni Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda ibi bintu bya match fixing biba handled na mbere yuko bujya muri za ribu na za biki biba handled mu buryo bw'umupira w'amaguru ahangaho utunama na twa komisiyo twakabaye turi guterana bari gufatira ibihano byo guca Migi mu mupira w'amaguru mu gihe runaka ibyo byaganirwaho na Federation urwego rwa gatatu nsaba ni ribu nibashyireho itoroshi niba uko je mbivuga wasanga Migi narengana ntabwo turi kumushinja ntabwo turimo tumushinja ko ibyo bintu byabaye wasanga Migi narengana ariko Musanze kabamwambitse icyasha Musanze kaba yamwambitse icyasha ntihagire ubibazwa kuko ibi nge navugaga nti wenda ashobora kuvuga ngo ni artificial intelligence yabikoze ubwo icyo gihe ababisharinze nabo barakurikirana ababisharinze kuko impamvu twebwe twafashe umwanzuro wo kubishyiraho ntabwo ari ibintu twatoye mu muhanda ni ibintu biva mu buyobozi bwa Musanze twagerageje kubaza Shafik ntiyabihakanye ntiyabyemeye ubwabyo hari icyo biba bivuze kuba ari icyasha kuri Migi we ashobora nawe kuvuga ati jewe si jewe ntabwo ari jewe uwo muntu wenda wosige yari yemerewe no kuvuga ngo nta interview ndi butanga ariko barambeshyira si kuvuga ati simeze neza ngo mureke mbanze nduhuke ngo pressure yazamutse abana Migi bibe ariko nawe hano hanze hari uburyo biri buze kukwangiza niba atari wowe bisobanure impamvu ndimo mvuga impamvu byumvikana ko ari we ijwi rye turarize impamvu nanjye kuri ribu bakagombye igihe niki burya nta kitagira aho gitangirira impamvu mvuga ribu ko bikabije wumvise uburyo barondorwa ntabwo Migi yapfuye gufata Shafik ngo amuhamagare gutyo gusa ni ibintu baba barakoranye Shafik ugarutse muri ibi ngibi ni Shafik wari wirukanwe kuri Viziyo Trump avuga ati ese mwebwe mwabona gukwa kinara ngo yararwaye iyo malaria yarwariye Nyamirambo ni wa wundi ntimugire ngo nuwundi uburyo Migi yavugaga ngo Gasongo wenda mwizeye 100% ijana ku ijana uhevuga ko ari ahandi bakoranye ntabwo wavuga gutyo atari ibintu mubamo by experience Shaurine arimo aramwibazaho bivuze ngo bari batarakorana mpa nimero ze nta nizo nari mfite Migi niwe wumviswe ariko icyumvikana nuko ari ibintu biba mu ma equipe niba assistant coach wa Muhazi arwana kuri Kiyovu nigeze kuyamva nti ibintu bya Otani ariko iki ni kigaragaza ko uwo muryango uburiho biba bifite cano ndende kandi bibaye twarabikomojeho no mu cyumweru gishize tuvuga tuti abayobozi b'amakipe babishatse ibi bintu byacika kuri kucya Robin yavuga ngo Muhazi ngo yamwirukana nanjye ndemera ngo nawe kuba byonyine uri umutoza wungirije wa Muhazi uri gusaba Musanze ko yagutabarira Kiyovu already watangiye akazi muri Kiyovu kandi iyo kipe muzahura bivuze ngo mushobora no guhura ukayitabara ukayiha amanota Muhazi niyo yamanuka you don't care ntacyo witayeho ntacyo bizaba bivuze kuko ufite pre contract uzahita ujya mu ikipe watabaye
cyangwa se wenda akina utudenesi tubiri iyo Kiyovu n'ibyanga nubwo afite pre contract ubwo pre contract hari ikivuga ishobora kubivuga ko azayitoza iri mu cyambere n'ibyanga agume muri Muhazi ariko urumva still izaba ikiri virusi kuri Ferwafa nayo Ruben yarakomojeho kuri urwo rwego rundi ndarufata nka narwo ndarushyira mu gatebo kamwe na RIB ibimenyetso byinshi birahari babinyura hejuru ariko Ferwafa birakabije kumva ibintu nk'ibi ukumva ibintu byatambutse umutoza avuga ati se mwigushe muri Sirifase nabyumvise nta kintu na kimwe twigeze twumva bavuga bati amagambo yarekirasa twayakurikiranye twasanze abeshya twamuhannye cyangwa se twasanze ari ukuri twafasha aba bantu babivuze cyangwa se abantu batanze ubuhamya bavuze ko ibyo bintu koko byavuzwe cyangwa se umusifuzi twamuhannye